yakinnye na Everton, hari yakinnye na Rayon Sport, yinyura hijya mu matsinda. Hari Gor Mahia abantu bamenye nyine muri rusange yari twaye umupira wa Kenya. Urumva kiriya yari ifite umufatanyabikorwa wari ukomeye cyane. Ureba kiriya kampani ya betting ni nayo yari yamanuye Everton. Iyo kampani kuko iyo kampani yagaragaraga kuri jezi ya Everton inafasha equipe ya Gor Mahia. Inafasha Gor Mahia nubwo buryo bisanzemo bakina iyo match. Ndibuka neza bere muri Tanzania. Ikipe cyagihe bari bafite ubushobozi bwo gutunga abakinnyi nka ba Mackenzie bari muri prime bakagere Messi. Tutibagirwa Jacques Tuyisenge kuko ira match ya Everton yayikinnye ku rwego ubwo bayitsinda igitego cy'umutwe yayiteye. Yego yari equipe ikomeye. Rero nicyo bari kwifuza kongera gukora nyuma yo kubona umufatanyabikorwa Sport Pesa. Bazanye Daniel Sakari n'umwe mu bakinnyi beza. Muraza kubona umukinnyi nka Paul Okoti n'umusore bazanye wambara nimero 28 ndetse uyu musore witwa Daniel Sakari bamuhaye nimero 20. Bazanye umuzamu witwa Michael Onyango. Izamu bwo barakoze ho cyane kuko sibye na David Okoti wasinye. Basinyishije Leslie Otieno yaje Kigali. Bazanye Hansel Ochienge n'umusore basinyishije. Enoch Machaka n'umusore basinyishije ndetse bandashyizemo undi muzamu witwa Humphrey Katasi. Muri make urumva ko n'equipe mwizamu bateretsemo abakinnyi babiri, muri defense baterekamo abakinnyi babiri, mediane baterekamo umukinnyi ndetse na rutayizamu yateretswemo mu ikipe ya Gor Mahia. Vuga ngo ni equipe ije muri Sekafa, ije no kubanza gukina Rayon Day, ije gupima abakinnyi bayo. Iki kintu kikaryoha cyane. Uravuga abo ngabo binjiyemo ariko yanarekuye benshi. Cyane nibone na yere. Mu nyambaga zayo yarekuye abakinnyi benshi injizamo nabandi nabo bose rero nabo bapimirwa aho ngaho. Urumva ni kimwe na Rayon. Rero abafana baravuga bati twebwe twabonye profile z'abakinnyi bacu tubona ko ari beza. Ariko dutegereje kubabona mu kibuga. Nk'ubu Rayon Sport ikina na Jamus cyanyeretse ko ira match yari ikomeye. Jamus bura yise yirukana abakinnyi batanu. Nyuma yo gutsindwa na Rayon Sport. Ravuga ati nta kintu kirimo. Nago twakwinjira muri Sekafa dufite abakinnyi bamwe na bamwe wakwita ko bagwirirana. Burango match ya Rayon na Jamus amakipe yo muri Afrika bageranagaho. Amakipe muri Afrika tuba duhuje umuco. Urumva kandi ubona harimo mu abashya. Urumva bakabapimira kuri iyo match bageranagaho baravuze bati niba ari uko bigenze. Rayon Sport twe twabatumye kujya kwitwara neza ikabibagaritse. Bwano nitumaze kubimenya ko iyo pre-season irangiye harabere ku muryango. Oya rwose baravuze bati tutitaye ko winjiyemo muri Amerikato yo mu kwezi kwa gatandatu. Abitwaye Emmanuel Ruki ba Mudatiriaria ba Gosin Muduvani Erenga ba David Sabiti ba Mbohu Adamu barababwiye ati niba Rayon Sport idutsinze twabonye urwego rwanyu rutameze neza. Nimwigendere. Urumva rero icyo baba bashatse gukora cyangwa se icyo bitwereka nuko Rayon Sport yakiniye na Jamus nayo yabonyemo icyo bita navuga ngo akazimu. Kabategurira match ya Gor Mahia. Reka turebe iyi match iduhishiki. Rayon Sport uko izaba imeze muri Sekafa. Navuga ko atari 100% iyo tugiye kureba kuri Gor ariko byibuze hejuru ya 60%. Nabwo turamenya ngo Rayon Sport mu itsinda rikomeye irimo muri Sekafa. Umufana yazagira icyizere kabisa. Ubwo rakaruko gahunda zifashe umukino uri saa 12 muraza no kukurikira kuri Radio Rwanda bariye mutari boze kugera kuri Kigali Pere. Turaza kubagezaho muri rusange ubundi Radio Rwanda ibafashe kwishimana namwe muri ibi birori byanyu biba ngaruka mwaka. Iyi Rayon Sport ko kandi ntabwo turayivaho nimugoroba muri Stade Amahoro basinyaga amasezerano n'umufatanyabikorwa mushyashya wabo. Aho nabonye ngo miliyari kuri sezo. Rwose ni Rayon Sport amasezerano y'imyaka 5 ni asaga miliyari ku mwaka. Miliyari ku mwaka ubwo mu gihe cy'imyaka 5 ni miliyari 5. Yego. Miliyari ku mwaka kuri sezo. Blockbuster deal. Niyo banki ngeze ndi wivuga ngaho ko ntago birishyura. Umure yarasabwa gufungura ngo account muri iyo banki kuko ikipe izajya ibonaho ntago nayivuga bitewe nuko urumva abanyamuryango bayo iyo banki kare cyangwa se abafana ba Rayon bafunguje konti. Hazashyirwaho kandi kadi y'umunyamuryango Gikundiro kadi izajya ikoreshwa nka visa. Kadi yifashishwa no mu kwishyura ibintu bitandukanye.
igice cya sezo ishize Rayon Sport yabonye miliyoni 175. Rero reka tureba aya masezerano basinya, nkunda kubigarukaho Ruvuyanga. Tuba twumvamo amafaranga menshi. Iyo umuntu yumvishe ngo miliyari 5 mu myaka 5 akumva miliyari ku mwaka, aravuga ati ikipe yacu itandukanye n'izindi. Oya n'ubukene. Urumva iyo rero umufana atekereza gutyo, ejo akazumva bya bibazo bije, ahita duta kuki kubigendanye n'imiyoborere. Akavuga ati ese amasezerano asinywa saye tubwirwa mu bitangazamakuru no mu mvugo niyo ari muri kontra cyangwa se niyo akoreshwa. Ubundi igisobanuro cy'abafatanyabikorwa Berard byakabaye bigaragarira mu kibuga. Yego ikipe yahindutse, ariko ikipe yahindutse nayo bivuga ngo twasinyanye n'uyu yaduha miliyari ku mwaka, twasinyanye n'uyu yaduha miliyoni 3 mu myaka iyi n'iyi, twasinyanye n'uyu. Rayon Sport abaterankunga ntiyababuze, ariko byose byakabaye bihindukira he ku kibuga niho bigaragarira. Urumva hari ikintu kimwe nanone tugomba kwemera Nepo na Ruvuyanga, umupira urahenze. Yego mwabantu mwe uyu mupira mubona mujya kuri stade mukareba, uyu mupira urahenze cyane. None se reka nkubaze urugero mu nyibutse, nka payroll ya Rayon Sport umwaka ushize yanganaga gute? Sizari nko muri miliyoni nka zirenga 20 hafi aho ngaho muri iyo range zirarenga. Rayon Sport square igeze hafi muri 50 yegere. Urumva bisobanuye ngo n'uyu mwaka udukurikira abakinnyi barimo bajyamo, ubwo tuzabimenya, tuzagenda ducukumbura tumenye ngo range mushari zabiteye gute. Abo bakinnyi bahembwa buri kwezi, abo bakinnyi bahabwa prime, abo bakinnyi bahabwa amafaranga yo gusinyira equipe. Hari ibikorwa byinshi bitwara amafaranga ku ikipe y'umupira w'amaguru. So rimwe na rimwe rero wumva nyine imibare ukumva irahambaye cyane, ariko wakibuka ko hari ama equipe amwe namwe mu baturanyi amaze kugera kuri level yo kugira budget ya miliyari hafi 5 kuri sezo. Uhita umenya ko nyine ayo mafaranga atari menshi cyane ku rwego rusabwa, kuko iyi Rayon Sport tuvuga yes, ayo mafaranga mpamya ko bayakoresheje neza, bagateranyaho n'andi mafaranga y'abandi bafatanyabikorwa bafite, ko ntago ari umwe wenyine. Ayo mafaranga mbona uyu munsi nkurikije ishusho hari icyo yabafasha muri shampiyona ku improving, ariko nuvuga ku rwego mpuzamahanga bijira cyari ntoya. Shiti yanjye oya ku ikipe ya Rayon, kimwe mu bintu nabanje gukunda nuko iyi banki izajya bahembera imishahara y'abakinnyi. Buriya umukinnyi wabonye umushahara we ku gihe, wowe ukishakamo nawe prime, kuko n'aba baherwe twabonye hariya ku mugoroba wenda gataka kantu nkasoza. Twabonye hari aba bagabo kandi bivugwa ko nabo hariyo bemeye gutanga bakazafasha ekipe, sibyo ko abafatanyabikorwa baje. Ariko iyo ubonye umuntu nka Paul Muvunyi, kareba Dr Emile Rwagacondo, kareba Dr Norbert Baramberi, wabonye makuru ki bagacinya, ba Ferdinand Manifa, wabonye bari ari benshi, ba Furaha, ba Fred, ba Kanyabugabo, na ba Martin n'abandi batandukanye, ba Craven na Vince n'abandi. Ni amazina manini ku ikipe ya Rayon Sport, naho bivuga ko wenda nubwo bitagarutsweho cyane ariko bemeye ko ari icyo bazatanga. Ngo umuntu ngo wabuze umuntu bita Jean Fidel na Sadati. Urebye ni Jean Fidel na Sadati na Tadeyo. Urumva nibo rwose, kuko iyo umvisha aya mazina ba Claver ni bose bari benshi. Muze Claver Muze Claver yarahari. Musaza banemeye nabo ko ari icyo bagomba gukora, burangwa n'amafaranga menshi. Biragaruka kuri icyo bavugaga, nubwo abafatanyabikorwa bari umuntu akaba yaguhembera iyo prime irakenewe. Urumva nahoze mbona ko barateganya ko nibura mu mwaka utaha w'imikino bazawinjiramo bateganya ko bazakoresha budget ya miliyari 2. Kuri ekipe izasohoka rega ibyo baba bibara cyane, ekipe izasohoka amatike ibiki byose, amahoteli izaba n'ahandi iminsi bazamarayo, ushobora kugerayo ukamarayo icyumweru. None se niyo upanga kugera mu matsinda ubwabyo bararawundi 2, umuvandimwe ajyana na APR cyane. Ubwabyo ekipe irenze raundi ya mbere igakurikizaho raundi ya kabiri Ruvuya, none utekereza kujya mu matsinda biba bimeze bite? Nayo mafaranga yari gusohoka raundi 2 bije ya 200 birimo